kwa kundi twabafunguriye itorera amarembo ni nako tuza buri munsi tubahugura mwahugiranye tubabwira ngo tubafitiye inkuru kandi inkuru zubaka mu buhe buryo. Nk'uko ubushize twababwiye ko tugiye kubafungurira itorero amarembo, kandi tukaba twararifunguye ku muyoboro mugari cyane Ryoherwa Family TV. Ntabwo rero tujya turambirwa cyangwa ngo imvura ngo iduce intege. No mu gihe cy'imvura, igihe cya nijoro, igihe cyose turakora kugira ngo tubasangize ibyo umwuka aba yashyize ku mitima yacu. Ndahari rero ni wa wundi Pastor Ryoherwa, nkuko ubushize nagiye mbibwira mu biganiro bitandukanye kuri Ryoherwa Family TV, kuri Kora TV show. Muhageze muzajya muhabona ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tubazaniye insanganyamatsiko igira ngo twiyubake, twiyubaha rero turabikora, ariko murabizi ko iyo dutangiye ibiganiro byacu tumaze kubasangiza insanganyamatsiko yacu uyu munsi, turahita dukurikiraho dusenga Imana. Reka tubanze dusenga kugira ngo ibiganiro byacu bize kugenda neza. Burya ikintu gikuru aba ari isengesho, kandi buriya ngo isengesho rirarema, isengesho n'ubuzima, isengesho ridufasha kuba muri bwa buryo bwo kuvuga ngo Imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo rero wakwiyunga n'umubyeyi utamwumvira, bisaba ngo ube umwumvira kandi ugendera ku mabwiriza y'umubyeyi. Reka dusenga Imana rero, kuko nicyo dutegekwa, icyo dusabwa ngo mu bihe byose duhore dusenga kandi duhore dushima. Muri iri sengesho ryacu rero tugiye gusaba imbaraga tunashima n'Imana bya bindi byose yadushobozeje, ndetse tunabakangurira kujya mwihutira gukora comment kugira ngo ibi comment mudusangiza nazo zitubera ubuzima. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikomeze kubaho. Turahangaha ku muyoboro mugari YouTube channel Ryoherwa Family TV, twumva dushaka kwiyubaka no kwiyubaha no kwisobanukirwa. Hagati aho rero muri izo sanganyamatsiko tuba dufite ku muyoboro mugari mu itorero amarembo magari, kugira ngo buri wese yinjire, aganire, atange igitekerezo muri comment, yiyubahe, kandi Data kugira ngo ibiganiro dukora aha hantu bibashe kugira umusaruro, birashyigikirwa n'iri sengesho. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu rero dusabyemo ubutwari, gushobora kuyoborwa n'Umwuka Wera kugira ngo dushoboze muri byose. Tubisabye mu izina ryawe ryera, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti zacu rero, impamvu tubikunze kuza kuri uyu muyoboro, icya mbere ni ukuvuga ngo ni ukwikunda, kuko iyo umuntu atikunze ntabwo akunda n'abandi. Turabanza icya mbere twikunde, kuko tuza kuri umuyoboro dufite ikintu gisa nk'ubuhamya, kandi ikintu gisa n'ubuhamya ni ubuzima kuri twe, kuko biratwubaka. Iyo umenya aho wavuye, ni nabwo umenya iyo ujya, ukisobanukirwa, kandi mu rugendo rwose uzagenda utaramara kwisobanukirwa. Bizaba ari intambara, ariko ikidufasha kurwana izo ntambara tukazitsinda ni uko igikuru wowe wamanze kumenya kwisobanukirwa, ukimenya ubwawe. Imenye wisobanukirwe, numara kwisobanukirwa uzagira ubuhamya bugari, ubuhamya ku murongo mugari, ubuhamya butomoye, ubuhamya buzima, kuko umaze kumenya icyo Imana yagukoreye. Kwisobanukirwa no kumenya aho wavuye, naho biri mu bintu bijya bituma umuntu atanga ibyo afite. Nimvuga gutanga ibyo ufite, muri kwa kwisobanukirwa, muri kwa kwimenya. Ijya ntangazwa n'iyo umuntu afite akazi ko kumenya ibyo abandi bacamo, cyangwa se akamenya ubuzima abandi barimo, ariko kumenya ubwe
no kumenya kwisobanukirwa bikamugora. Burya bijya bintangaza cyane, ariko nanone bikongera bikampa isomo. Bimpa isomo kubera ko bitampaye isomo ntabwo naza kuri uyu muyoboro. Bimpa isomo kugira ngo dutyazanye, ningera muri ibi biganiro dutyazanye aha niho turavana ijambo risobanura ngo kwisobanukirwa. Njya mvuga ngo ubushize mu kiganiro twaraganiriye ndababwira ngo iyo ubangamiye ukwizera kundi cyangwa amahitamo y'undi uba ubangamiye n'umutungo we, kandi iyo ubangamiye umutungo w'undi tayari haba hari itegeko rishobora kuguhana. Iryo tegeko rero iyo riguhannye akenshi usanga wibangamiye nawe, kuko iyo waje guhanwa n'amategeko usanga wibangamiye. Bivuga ngo rero muri iki kiganiro cyacu turi mu nzira, turi mu rugendo rwo gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yadukoreye. Ese wowe Imana yaba yaragukoreye iki? Ese wowe wawitekerezaho koko ukaba ufite aho uva, ukaba ufite n'aho ujya? Mu biganiro bizakurikira, kuko topiki y'iki kiganiro ubusahizi turi kumva ivuga ngo kwiyubaka, kwiyubaha, kwisobanukirwa. Bivuga ngo rero iyo wamaze kwisobanukirwa, umurongo mugari, igisubizo cy'ukuri ni uko uba utagomba kubangamira abandi. Kuvuga ngo iyo wamaze kwisobanukirwa, kwirinda kubangamira abandi bivuze iki? Nituba turi muri iki kiganiro ntabwo turasiga urugendo rw'iterambere. Urugendo rw'iterambere ni ugutyazana mu buzima busanzwe, kuko buri wese hano ku isi, buri muntu aba ari ijisho rya mugenzi we. Nimba buri muntu wese rero ari ijisho rya mugenzi we, muri iki kiganiro tukaba turi mu nzira yo kwiyubaha no kwiyubaka no kwisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo rero mbere yo kujya mu buzima bw'undi muntu urabanza wubaka ubwawe. Numara kubaka ubuzima bwawe bumaze kubakika, bumaze kuba ubuzima bufite intego, tayari icyo cyerekezo urimo, iyo shusho umaze kwiyubakamo niyo izahindukira yubake abandi. Nizere ko aho turi kuganira, iki kiganiro ngiye kujya nkikoresha njyenyine, nta wundi umbaza, ahubwo ngiwe ndi mu butware bw'ijambo, no kugira ngo aha hantu tuhabe dutyazanya, turi mu buzima bwo kugira ngo buri muntu wese yitekerezeho, amenye uburyo agomba kwisobanukirwamo. Nshuti zanjye rero, aha nari ntangiriye, nagira ngo mbabikemo comment. Ikiganiro kizakimara iminota mike. Izi comment ziri mu ncamake z'utuntu twinshi nagiye mvuga. Kandi tuzatanga umusaruro mu biganiro bizajya bikurikira. Tuzatanga umusaruro kuko nitujya mu biganiro bikurikira tuzajya mu mpande zose. Tuzegera abasore, twegera abakobwa, twegera abagabo, twegera ababyeyi, twegera abakambwe, twegera babandi bageze mu zabukuru. Tugende dutyazanye mu kiganiro. Tuzajya tugikora iminota mikeya, ariko muri comment zikurikira turushaho kumenya uburyo tuzajya tubasangiza ibiganiro. Ese mu topic ko tugiye gukurikizaho ikiganiro mu miryango itandukanye, ukora muri comment utubwira ngo ese ibitakunogeye, ibitakunyuze muri izi ncamake tuguhaye ni ibihe twakubaka mu kiganiro gikurikira. Imana y'amahoro, Imana y'umugisha, tugiye kugisoza rero n'isengesho rivuga ngo Mana nyubaka. Reka turifatanye, abari kunkurikirana dufatanye isengesho rivuga ngo Mana nyubaka.
nyubaka nisobanukirwe. Ntabwo muri iki kiganiro turata dufata tugira proof yo kuvuga ngo turagishoje, ahubwo insanganyamatsiko ni ya yindi ivuga ngo twiyubake, twiyubahe, twisobanukirwe. Tuzisobanukirwa mu buryo butandukanye, cyane kuko uri k'umuntu ari imyumvire ye, ariko uko turarushaho gukora ibiganiro byinshi tuzabonamo igisubizo cy'ukuri. Bana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera kandi Imana ikiranuka, waravuze ngo wasiwe umanukiwe n'umubi ugushije ishyano. Tukimara kumva iryo jambo, natwe twishingikirije ku mbaraga zawe, kuko nyine twamanukiwe n'umubi. Araducangacanga mu buryo butandukanye, tukisanga turi mu buryo tudashaka, turi gukora ibyo tudashaka. Umugaragu wawe Pawulo aravuga ngo nifuza gukora ibyiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Muri iki kiganiro cyo kwiyubaha, kwiyubaka, kwisobanukirwa, reka umwuka wera aganze ayobore, kandi abazagikurikirana reka bakore comment nzima zubaka, kugira ngo umwuka wera akomeze kutuyobora no mu biganiro bikurikira. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.